Yesu yaravuze ngo bazakumenyera ku mbuto. Imbuto zawe wera ni izihe? Iyo urebye ubuzima bwawe aka kanya uhagaze he nk'umukristo? Uvuga ute? Utekereza ibiki? Ukora ibiki? Witonde, amajwi yumva mu mutwe menshi ntabwo ari Imana. Uzamenya uko Imana ivuga gusa ari uko ukomeza kumva ijambo ryayo. Ntabwo ushobora kumva icyo Imana ivuga wowe wihitiramo ibyawe wumva, kandi nta nubwo ushobora kumva ibyo Imana ivuga utajya kumva ijambo ryayo wumva ibyo ivuga. Ariko nukomeza kuryiyegereza, nukomeza kurisoma kenshi gashoboka, ukibuka kurifungura ukarirebamo, hari impinduka izabaho mu buzima bwawe ikomeye. Ariko mu mpinduka zose uzabona iruta ibindi, uzanamenya kumva ijambo ry'Imana, uzanamenya no guhagarara mu ikoraniro ry'abantu, umenye n'umuhanuzi uvuga ibinyoma. Imana ntabwo izabura abantu bayubaha, Imana ntabwo izabura abantu bayishimira, ntabwo izabura abantu bayita umubyeyi kandi ikabagirira neza. Azaba ari igihombo kuri wowe igihe wowe uzava ku Mana. Ikaze nanone kuri Gospel TV Africa, murakaza neza mu kiganiro cya Faith Unfiltered, aho tugiye kubana nanjye. Amazina yanjye ni Ari Boss. Nkuko mubimenyereye kenshi dutangiye twifashisha umurongo uboneka mu Migani igice cya 8 umurongo wa 17 ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Reka uyu munsi ukubere umunsi mwiza wo kongera gukunda Imana nayo igukunde, kandi tuyishakane umwete kugira ngo tuyibone nk'uko ibivuga. Ndagira ngo nangire mbwira wowe utameze neza kuri iki kiganiro, Imana igusura uyu munsi, ikurebana amaso y'umuhwe, ikugirire neza. Nawe utishimye, Imana yongere ikwibutse kwishima, ubuzima bwawe bumere neza. Uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi gifite umutwe uvuga ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Turifashisha muri Bibiliya mu Baroma igice cya 6 guhera ku murongo wa 1. Haranditse ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri ibyo dute? Nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka k'ukwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kuko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Urwo rupfu yapfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Hano ku murongo wa 1 ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Wakibaza, ese iyo umuntu abaye umukristo agira nka permit yo gukora ibyaha? Agira uruhushya rwo gusubira mu byaha agakora ibyaha, akavuga ati Imana ubuntu bwayo bundiho? Hari ahantu hatandukanye uzagera ukumva ijambo ry'Imana ryigisha ko impuhwe z'Imana zitarangira, ko impuhwe z'Imana ziduhoraho, kandi igitambo cy'uko Yesu yadupfiriye cyahanaguye ibyaha byacu twakoze n'ibyo tuzakora. Ndagira ngo ubwire ko ibyo bintu byanditse muri Bibiliya ko ni ubutumwa butari bwo. Ijambo ry'Imana hano ubwaryo urabona ritangira ritubaza ngo tuvuge iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Ntabwo wakora icyaha ngo uvuge ngo Yesu yaragupfiriye, byararangiye, byahuriyemo. Ibyaha byawuhanagurwaho ni bya bindi umusanga ufite, ariko agusaba kugenda mu nzira nziza. Yaduhaye urugero, azayambara umubiri wacu abaho adacumura. Biragoye ko wabaho udacumura, ariko nugira umutima ukumvisha ko gucumura biri okay kubera ko ufite identity nshyashya ngo uri umukristo, azakubabarira, nabyo bigutera ubwoba. Ko ijambo ry'Imana ntabwo ribyemera. Hano yavuze ngo yapfanye natwe wa kera, yapfanye ibyaha byacu natwe wa kera. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gupfa kuri Yesu, yavuze no mu kuzuka kwe tuzazukana nawe. Yesu yadupfiriye dupfana nawe,
kiriya gihe uwapfuye ni wowe w'umunyabyaha, ariko undi wagarutse ni undi mushyashya, ntabwo akwiye kubaho nk'umunyabyaha. rero iyo ukurikira Imana ubaho bitandukanye n'uwo wari we uza usanga Imana. Look back into your life, urebe ni hehe uva. Ese aho uva niho ugana? Icyo gihe byitwa gusubira inyuma. Ahubwo aho ugana hakwiye kuba hatandukanye n'aho uva. Aho ugana hakwiye kuba ari heza kurusha aho uva, kuko igihe azaba ari habi kurusha aho uva uzaba usubiye inyuma cyane, no mu gihe azaba hasa n'aho uvuye nta kintu uzaba ukoze, ni zero work. rero ndagira ngo nkwibutse uyu munsi, baho bitandukanye, baho bikonfaminga identity y'uriwe. Abantu ntibakumve ngo uri umukristo nibareba imirimo yawe bashidikanye. Ntabwo nkubwiye ngo wambare mu gahanga ikimenyetso kivuga ngo uri umukristo, ariko Yesu yaravuze ngo bazakumenyera ku mbuto. Imbuto zawe wera ni izihe? Iyo urebye ubuzima bwawe aka kanya uhagaze he nk'umukristo? Uvuga ute? Utekereza ibiki? Ukora ibiki? Ese ibyo ukora si byo bikudefininga buriya? Kuko buri kategori igira ibikorwa byerekana. Umufundi arubaka, umuganga aravura, umupilote atwara indege. Wowe unywa itabi uri iki? Wowe umusinzi uri iki? Wowe unywa inzoga uri umusinzi? Wowe utukana ntabwo uri iki? Wowe usambana uri iki? Buri kategori ifite ibikorwa bihagarariye. Ntabwo mvuze ngo kubera ko wenda unywa itabi cyangwa inzoga ntabwo ushobora no kuba umukristo, ariko bye kukudefininga. Hora mu nzira iva mu bibi igana mu byiza. Aho hantu uhagaze kubera ko umubiri wawe wakunaniye, wikomeza kuwemerera kugutsinda. Kubera ko uzi Imana, kubera ko uzi Yesu, ugomba kubaho ubuzima bushyashya buhindutse. Ugahora urwana n'uwo mubiri, ibyo byaha urimo ugahora ushaka kubireka, ugahora ushaka kubitsinda. Ibyaha bibaho mu buryo bwinshi butandukanye. Ushobora kuba utanywa inzoga, ushobora kuba utanywa iryo tabi, ushobora kuba udatukana, udasambana, utagira ibyaha byose utekereje, ariko ushobora kuba ugira ubwibone, ariko ushobora kuba ufite amagambo akomeretse. Hari uburyo bwinshi umuntu acumuramo. Ukwiye kwiga kureka Imana ikakuyobora ubuzima bwawe. Mwuka Wera akajya guhora inyuma akakubwira ati kata hano, inzira ugiyemo siyo. Nawe ukamenya kumwumvira, ukamenya gutandukanya ijwi ry'umwanzi n'ijwi ry'Imana. Uburyo bwonyine ushobora kubimenya ni ubuhe? Nicyo kibazo wakibaza. Ati se ko numva amajwi menshi mu mutwe? Muri ino minsi nibyo, abantu baca mu bintu byinshi bitandukanye, ariko ni gute umenya ijwi ry'Imana? Ni gute umenya ko ari Imana ivuze? Ni ukubera ko ijwi ry'Imana uba wararyumvisha inshuro zihagije. Iyo umwana avuze, umubyeyi waramwumva. Umwana niyo yavugira mu bandi, niyo yaba ari kuganira n'abandi, umubyeyi arabyumva kumva ko umwana we arimo. Umwana nawe ni uko. Iyo abantu bari guca ku muhanda, ashobora kumva abantu bavugiye hafi y'igipangu akamenya ko arimo umubyeyi we. Nawe uburyo bwiza bwo kumenya ko ari Imana ivuze, uzitoze kumva ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana uzaryumva gute? Ntabwo Imana ihora ivuga gutyo gusa nk'abantu. Hari ahantu yagiye ivugira ijambo ryayo. Bibiliya ubwayo yitwa ijambo ry'Imana. Ese ufungura Bibiliya ryari? Ese wibuka ryari gushaka ijambo ry'Imana? Nutaritega amatwi uzamenya uko ivuga gute kandi ijambo ryayo utarizi. Umwanzi naza akavuga azakongorera ibitari byo. Rimwe na rimwe uzasanga ari nawe ukubwira ati ibi ntacyo bitwaye. Usanga nawe rya jwi rikubwira ngo have sigaho. Uraricecekesha ukavuga ati biriya n'ubwoba mba mfite, ati biriya ni imyumvire yanjye bitarahinduka, ati se ntabwo nzi ko ndi umukristo, Imana izambabarira, ati ibi ntabwo bikaze. Ntabwo bibaho. Umwanzi azagushuka ibintu byinshi akwereka na fact, akubwira ati reba hano, reba, ati Yesu nta kibazo, arabizi ibyo ucamo, arabizi ko uri umunyantege nkeya, gera gutya abantu, azakubabarira. Ubundi si ibintu asabizi ko utabyishoboza. The devil is a liar. Witonde, amajwi yumva mu mutwe menshi ntabwo ari Imana. Uzamenya uko Imana ivuga gusa ari uko ukomeza kumva ijambo ryayo. Ntabwo ushobora kumva icyo Imana ivuga wowe wihitiramo ibyawe wumva, kandi nta nubwo ushobora kumva ibyo Imana ivuga utajya kumva ijambo ryayo wumva ibyo ivuga. Ariko nukomeza kuryiyegereza, nukomeza kurisoma kenshi gashoboka, ukibuka kurifungura ukarirebamo, hari impinduka izabaho mu buzima bwawe ikomeye.
ariko mu mpinduka zose uzabona iruta ibindi uzanamenya kumva ijambo ry'Imana, uzanamenya no guhagarara mu ikoraniro ry'abantu umenye n'umuhanuzi uvuga ibinyoma, kuko abenshi bavuga izina ry'Imana ariko sometimes hari ababikora nk'akazi, sometimes hari abakora nk'abakozi b'umwijima, akaza akiyambika ishusho y'urumuri kugira ngo ayobye benshi. Hari abantu benshi bacitse mu rusengero kubera iki? Ajyayo bakamwemerera ngo viza, yayibura ati Imana nikora. Ese wowe wagiye mu rusengero gushaka viza gute? Wagiye mu rusengero gushaka viza gute? Washatse Imana ko Imana ariyo itanga byose, niba igomba kwiguha ikayiguha. Kandi ntabwo ibyifuzo byawe ntabwo byakwiye kuba izingiro ry'ubuzima bwawe bwose, ntabwo byakwiye kuba umuzi uturukamo ibintu by'ubuzima bwawe bwose. Umuntu, ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu agira imigambi ariko Imana niyo yobora intambwe ze. Kugira ibyifuzo nta kibazo, kugira imipango nta kibazo. Imana yaguhaye ubwenge kubera impamvu, ariko biba byiza iyo Imana uyiretse ikaguha na direction, kuko yo niyo izi icyerekezo waganamo kizima. Ukomeze wiringire Imana, ukomeze ushake Imana, umenye kumvira Imana, umenye kubaha Imana. Ntushobora gukunda Imana utubaha Imana. Ntabwo nubwo ntekereza ahantu ukura idea y'uko ukunda Imana utumvira Imana. Umubyeyi wawe umukunda utamwumvira gute? Ngo mama ndamukunda, ngo papa ndamukunda, kandi ibintu byose akubwiye nubyo byumva. Umukunda gute se? Umukunda gute kandi umubabaza? Umukunda gute utamwumvira? Kumukunda nyako ni ukumenya kumwizera. Ese nk'umubyeyi wawe akwifuriza iki? Agufitiye umugambi iki? Ibintu byose akuyoboramo ni byiza. Fungura amaso n'amatwi urebe aho akwereka kandi wumve ibyo akubwira. N'Imana nuko, Imana ni umubyeyi wawe, umenye kuyubaha. Niba ikubwiye ati va mu byaha, va mu byaha. Niba ikubwiye ngo reka ibi, bireke. Niba ikubwiye ngo ca hano, ca aho ngaho. Iyo izaho ikujyanye, iyo yarakubwiye ngo imigambi igufiteho ni myiza, kuki ushidikanya inzira igutwaramo? Kuki ushaka gukora inzira zawe? Ese uyirusha ubwenge? Ese wibuka umwanya wawe uhagazemo? Yo ni Imana, wowe uri umuntu. Kuki uyifatira imyanzuro? Kuki ufata imyanzuro ugashaka kuyijyana ahantu? Imana ni inshuti yacu, Imana ni umubyeyi wacu, ariko Imana ntabwo ari nkatwe. Imana ni Imana, twe turi abantu. Umuntu nta na rimwe azigera ayobora Imana, umuntu nta na rimwe azigera yigisha Imana icyo gukora. Uko uyijya kure, uko uhindukira ugakata indi nzira, ni igihombo kuri wowe. Imana nta kibazo izigera igira. Imana ntabwo izabura abantu bayubaha. Imana ntabwo izabura abantu bayishimira. Ntabwo izabura abantu bayita umubyeyi kandi ikabagirira neza. Azaba ari igihombo kuri wowe igihe wowe uzava ku Mana. Ariko Imana ni nziza, si ibyo ishaka. Hari n'igihe ukata igakomeza ikakurinda, igakomeza ikagoragoza irebe ko uhindukira. Nakugira inama yo kumenya kumva icyo Imana ivuga, kugira ngo n'igihe izaba iri kugukebura utazatinda gukebuka ugasanga waratinze. Ukamenya kumva ijambo ry'Imana, ukamenya kubaha. Umuntu asigaye ajya kubeshya akarahira mu izina ry'Imana. Umuntu asigaye ajya kuvuga ibintu bye ashutswe n'umubiri we cyangwa ibitekerezo bye, akavuga Imana, ngo Imana yambwiye, ngo Imana ibyo bintu ni ugutinyuka izina ry'Imana cyane. Koko ushobora gukora ibyo ukora, ariko nanone iyo ubizanyemo Imana, sinzi urwego uba uyifataho cyangwa uburyo uba wumva nyine, sinzi urwego ufatamo Imana, sinzi kategori ishyiramo bishobora gutuma ubaho nyine ubuzima nk'ubwo ngubwo. Ariko Imana yiteguye kwakira, hindukira, reka inzira z'ibyaha. Ibuka ko hari ubuzima bundi buri kure y'ibyaha. Imana nta na rimwe izigera itorera agasuzuguro ku izina ryayo. Imana ni Imana y'ubwayo, twe tugomba kuyubaha, ariko yo ubwayo iriyubahisha kandi turabizi uko yabanye n'abantu mu bihe bya kera n'ubu ngubu. Imana ifite n'ubushobozi bwo kurimbura abanyabyaha, yarabikoze inshuro nyinshi zitandukanye. Kuba itakurimbura ni amahirwe yaguhaye yo kwihana. Ikosore, hindukirira Umwami, wongere ugaruke mu nzira nziza. Nibyo nakwibutsaga nanjye niyibutsa, ni inzira nziza. Kuba uri umukristo, wibuke ko bitaguha uburenganzira bwo gucumura. Kuba uri umukristo ntabwo biguha ikibuga cyo gukoreramo ibyaha, ahubwo wowe warahindutse
subira mu nama z'Imana, uzigishe ubuntu wagiriwe, uzigishe Imana, bamenye Imana kubera ko ufite undi uri we, ufite uwagutumye, ufite uko ugenda, ufite uko utekereza, ufite uko uvuga bitandukanye n'uwo wari we kera. Ibyo twasomye ibyanditswe biravuga ngo twapfanye nawe, wowe mushyashya bera abandi urugero rwiza rubazana ku Mana. Imana ibidufashemo. Kadusenge. Mana nziza, Mana ishobora byose, turagushima kuri Imana nziza, turagushima kuri Imana y'impuhwe, uri Imana y'urukundo Mana, ku buryo uduha amahirwe ya kabiri niyo tutayakwiye. Uri Imana irengagiza ibyaha by'umunyabyaha, ikibuka ko ari umwana wayo, ukaza ukabimukiza, ukamwogesha amaraso ya Kristo, agahinduka icyaremwe cyawe ukunda. Mana komeza utuyobore, Mana komeza utuyobore inzira nziza, uturinde imitego y'umwanzi, kuko umwanzi nawe yaraduhagurukiye. Mana ongera utwongeremo imbaraga zibasha guhagarara mu bigeragezo, tukibuka izina ryawe. Mana komeza uhagarane natwe cyane muri byose, natwe udufashe mu migambi yacu, utuyobore inzira nziza. Mana uturinde ibyago. Turagusaba ngo wongere udufashe mu nzira yo guhindukira. Mana ni kenshi tugwa mu mitego y'umwanzi, tukisanga twaratakaje ubwiza bwawe. Mana wongere udushireho urumuri rwawe, wongere utwogesha amaraso ya Kristo, tubabarire ibyaha byacu, kandi utwereke inzira iboneye yo kuza tugusanga. Uduhe Mwuka Wera ngo atubere umujyanama n'umuyobozi mu nzira ikugana. Mana twe gutinda mu nzira, kuko uko dutinda turahomba, ariko kuri wowe tugana niho ibyiza byose biri. Bitugezeho vuba vuba mu izina rya Yesu. Turinde ibintu byose bidukerereza kubona ineza yawe. Mana wongere uduhe amahirwe yo guhagarara muri presence yawe. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.